abagabo benshi mwari muzi ko bazi gufata neza abagore, ariko ikintu kibabaje mutari muzi, ariko bikora neza uko bikwiriye muri cya gihe batari kumwe n'abagore babo ba nyabo. Mbese muri cya gihe bari kubikorera abandi bagore bo mu gasozi, babandi bo mu gasozi, babandi batari ababo. Ibi ngibi birwaza abagore benshi umutima, ukumva uraserera ukanungunika ukabura ikintu wakora. Gusa gutabora ngo bavuge ibyo bifuza ku bagabo babo basanga ntabwo byoroha. N'abagerageje ntabwo babivuga uko bikwiriye, ahubwo hari igihe bihinduka intonganya. Ibi nibyo byatumye nkusanya ibintu by'ingenzi buri mugore wese yifuza ko umugabo we yamukorera. Njyewe uri kumva ni Kaboss, Intare Mutinya, Wiyedi the Baddest, Asalman Shata, nari y'umujyi umwana avutse agato kararangiye. Ngo wayikaze kuri iyi channel DJ Kaboss agasobanuye. Utarakanda subscribe ucyogeye ngo kandi iryo jambo riri hasi kandaho utangire dukomezanye. Kera bakundaga kubiteramo urwenya ngabagore ngo ntago bakunda, ngabagabo bakunda kuba birirwa mu rugo, nyine ugasanga ntago bakunda wa mugabo wirirwa mu rugo, nyine bashaka wa mugabo wagiye gushugurika. Ngo kera niko bavugaga, ariko kuri ubu usanga atari ko bimeze mu by'ukuri. Abagore bakunda kandi baryoherwa n'umugabo wita ku mugore we cyane, umugabo ufata akanya akirirwa mu rugo agasohokana be, umugabo uboneka, umugabo utanga akanya gahagije. Ibintu ngiye kugarukaho ni bya bindi umugore yifuza ku mugabo we ko yamukorera, ariko akabura ahantu yabihera, akagira isoni, akagira ubwoba, kandi mu by'ukuri mu mutima wari byo shaka. Icyambere, iyo umugore agize ibitagenda mu buzima, bya bindi byamubabaje, bya bindi byamukoze ku mutima, bya bindi abwira umugabo, nyine umugabo akumva apo biriya nta birenze, akumva n'ubusa. Umugabo nyine ukumva ni bya bindi utagakwiye guhangayikira we y'abantu. Turatubaza umutwe w'abagore, reka reka. Umugore yifuza kumuba hafi, ukamutega amatwi, ukamutega urutugu akaruriraho ngo bibe ari ngombwa, ukamuhumuriza. Nubwo muri iyi minsi ibintu bimwe nyine uburinganire bwatumye ibintu bimwe bicika, burya umugore aracyaryoherwa no guhabwa keya. Uko byamera kose keya bazikeneye, atitaye ngo ni uburinganire ni iki. Erega umugore nawe yifuza kwitabwaho muri bwa buryo bwa kera, hahandi akurira umugabo agateba akamukingurira nawe akinjira. Izo keya baba bazikeneye cyane, akamwereka kamushyize imbere, akamwereka yuko amushyize imbere y'ibindi byose. Muri make ukaba imfura, ukereka ko umugore wawe ari wo nyine ari wo ugomba kumushakira ibyishimo cyane kuruta ukabigushakira. Guys, ibi bintu binezeza umugore kuri bwa rugero ruri hejuru cyane, hahandi bya bindi budakeka. Nubwo dukunda kwibutsa ko kuri kose nyine atari ngombwa nk'umuntu w'umugabo ngaza avugisha kuri buri kantu, ariko biba ngombwa yuko umugore wawe hari cyagiye umubwiza ukuri, kwa kuri kwawe abagukeneye bya nyabyo, kandi ugashyiramo ubwenge, ukabikorana ufite intego. Ku rundi ruhande ariko, ku
rundi ruhande abagore bakunda kukururwa cyane n'umugabo werekana ko ashaka guhinduka nubwo yaba ari umunyamafuti gute, kwerekana yuko umugore amakosa ari kugushinja yemera kandi ukeneye guhinduka, birabashimisha cyane. Birushaho kumvikanisha ko umugore nyine kubaha gukunda kurushaho kugukunda kurusha mbere, ukagukunda kuruta uko byari bisanzweho na mbere. Abagore icyo mukini mutari muzi, abagore bakunda umugabo utega amatwi. Buriya iyo umugore avuze ikibazo afite aba akeneye kumwumva ukamutega amatwi, apana kumwirengagiza ngo umuce amazi, oya, ukamugira inama uyimucamo kabiri kubera yuko wumvise ko icyo kibazo yari cyoroshye cyangwa se kidashoboka, kumva ko ari ikintu nyine bintu turi aho ngaho. Hari igihe ubona utwo tubazo ari utwako kanya kandi wenda ari igihe yari ikintu byazahindura n'ahazaza. Abantu benshi, abagore benshi nyine bakunze gutekereza hafi, abagabo bakayibona ko hari utuntu tworoshye cyane. Mwiteho mwana umwumva. Ariko maze kubikubuza wimucamo kabiri. Hari igihe wenda ubuzima muri uyu munsi icyo kibazo uri kukireba ukabona ntabwo ari ngombwa, ariko hari igihe ubuzima bwazahinduka kamera. Burya kumutega amatwi no kumuhumuriza ni ikintu gikomeye cyane. Ni ikintu gituma umubano wanyu wegera hejuru ukagenda neza kuruta na mbere. Rero mugabo reka nkurabure, nibikorera abantu batari abawe gusa. Ibi bintu nkurabuye ntabwo ari ngombwa ngo ujye kubikorera abantu batari abawe gusa. Bati umugani bijya kurisha ihera ku rugo, nta mpamvu zo kujya kure kandi wawe ari utaha buri munsi. Hariya wirirwa ku manywa, umugore buriya ntabwo ari byo aba akeneye kumenya cyane. Kenshi na kenshi nijoro umugore aba agukeneye cyane. We mugabo reka nkurabure, umugore wawe bituma yihererana ibibazo ngo byende kumuturitsa, kandi uhari ari we w'umugabo we. Yagakwiye kubwira buri kintu, buri kamwe, ukamwumva ukamugira n'inama. Ntabwo ari ngombwa ko umugore wawe ajya gushaka umugabo wo hanze azajya bimubwira kandi uhari. Ibaze icyo kintu wa mugabo. Ese reka nongere nkubaze mugabo, umugore wawe azi ibyo ukora neza mu buriri cyangwa ni kwa kundi mpoza mugira mwongera mwiruka ntabwo muganira? Arabizi? Wasaga mubikora mukagira gutyo ukigendera kamera nkaho nta cyabaye. Ntabwo ari byo, reka. Ese wari uzi ko kubwira umugore wawe ibyagukorera uburyo cye kunezezamo bituma bimwongerera ubushake akanaguha yishimye n'iki? Wari ubizi ibyo bintu? Uraza ukagira gutyo ukirukanka nta no kuganiriza umuntu ntaki. Reka ubwire ibitagenda neza kuri we, yimugaya ujye kubishakira hanze. Ibyo adashoboye kuki utamwigisha? Niba ubona nyine umurushije wamwigishije, pana kujya kubihigira hanze. Bya byishimo ujya gutanga hanze kandi ahari, wamwigishije ukamubwira kari uwawe. Bityo reka nkurabura ikindi kintu. Niyo mpamvu y'umuganiriza
hari igihe ushobora kugira ikibazo cyo kwishakisha kwibura, ariko iyo wamuganirije muziranye nta kibazo nawe aragufasha, ntabwo ari ikintu kiba kidasanzwe. uba ugomba kumurabura hakiri kare kugira ngo ataza kubifata ukundi kuntu, ugasanga avuga n'umugabo wanjye yavuye hanze akagukekera ibindi bintu. oya, murabure hakiri kare, niba umuntu utarajyamo neza banza bimenye nawe yitegure. hari igihe ashobora kwitegura ngo wagiye kugurumana kandi ugasanga wowe wenda ntabwo uraboneka, ugasanga hari impamvu izo nyinshi cyane, hari impamvu nyinshi cyane zatuma akurakarira n'ibindi n'ibindi. namwe muri abantu bakuru murafata, namwe murabyumva. ase mugabo mubaze ikibazo, uheruka kureba mu maso ryari umugore wawe utabeshye, ukamureba mu maso mukayahuza? icyo kintu uri kucyumva? uheruka kumureba mu maso ryari? nawe irebe, ibuka ko kurebana n'undi mu maso bifite imbaraga rukuruzi zikomeye cyane, zimaze ndizo utanakeka. kumureba mu maso byonyine ukamwenyura, icyo kintu uri kucyumva? bifite imbaraga nyinshi. nk'uko abantu bakorana imibonano bagira rukuruzi ibakurura, icyo kintu bagakomeza gukundana. uko kurebana mu maso n'umuntu bigukururira kumwiyumvamo cyane. ako kantu nizere ko muri kukumva, nkomeza mbarabura mwabipeti mwe bifite imyaka myinshi. ese wari uzi ko ukoze icyo kintu, icyo gikorwa cyo kumwitegereza mu maso birushaho hari ukundi kuntu biri gutambutsa mesaje, mukaganira mutanavuga, bikaryoha cyane kurutaho, imitima yanyu ikaganira fresh. koresha izo mbaraga rero karemano Imana yaduhaye, maze byaza umusaruro. jya ureba umugore wa mu maso, wituma abandi bagabo bari babimukorera mwana ngo bamugutware. reka biba bigoye. tugaruke ku kindi. rero nubwo kwita ku mideri bihinduka, burya kwita ku isuku nk'umugabo biba bikenewe guys. kwambara neza ni ibintu bikurura abagore benshi pe. abagore bita kuri ibi ngibi kuva mu giteretana kugeza ku munsi mwo muhorana umunsi ku munsi. ikintu ntabwo mwari mukiza. ugasanga uri kwivugisha ngo waramufashe ngo yo ngo kagaparufa witera ujya kumutereta, uracyakitera cyangwa waramuzanye ituterera iyo ngiyo. ka kajimu wajyagamo uracyakajyamo, uracyari fiti cyangwa wazanye n'iki zajya kuba wareperi. ibyo ngibyo ntabwo wari ubizi ko ibyo bintu abagore babyanga. hari abagore benshi babyanga kandi banabipfa n'abagabo babo. bifuza yuko abagabo bagira isuku ya yindi mwamenyanye ikigira. ese ukeka yuko yaje gutyo gusa? isuku yawe irakenewe mugabo. murapfa aho barambitse uburoso, aho wakuriyemo imyenda y'imbere, aho waje ujugunyanga inkweto n'iki, kandi imbere yazaga kugusura iwawe mutarabana, inkweto zitondetse ku murongo, imyenda imanitse hariya, udushati sinzi duteye ipasi turi hariya. ariko aho yazisuye ujugunya boxanga yari yarenge sinzi isogisi hariya. ibanga ahangaha ariko ntabwo nshobora kuba nakurenganya wenda we mugabo, bigusaba kuba wamenya umugore wawe ikintu aha agaciro cyane. bigusaba kuba umwitegereza ukaba umuzi, hanyuma icyo kintu ukakizirikana.
kugira ngo wirinde kujya umukomeretsa kenshi. Icyo kintu nacyo cyibuke. Aho kugira ngo muse nkaho mujye mupfa ubusa kandi ibintu bikora uzi ko umugore wawe abyanga, yitwararike. Gushinga urugo si imikino guys. Shikama wite ku mugore wawe. Igihoro rya hanze sizi ngo wagiye muri bande, usanga intonganya ziri mu gasozi, umugore wawe aratambuka muca amazi. Ngo dore wa mugore wa runaka ngo waruri kwa runaka, ngo waraye kwa runaka. Ibyo bintu ntabwo ari ibintu guys. Bagabo muhenduke, mwakira ubumenyi, mwakira amasomo. Tukiri ku myambarire bagabo, niba ugiye gusohokana n'umugore ukaba wifuza ko uwo munsi agumana akanyamuneza, agumana akanyamuneza, shaka wakambara ibara ritukura. Shaka wakambara ibara ritukura kuko buriya ibara ritukura abagore bararikunda cyane. Ubushakashatsi bugaragaza ko abagore bakunda ibara ritukura kandi ngo ryerekana umugabo wifitiye icyizere. Si icyizere gusa, baba bafite n'imbaraga n'ubushobozi mu rukundo. Iki kintu nacyo cyiteho ni ku myambarire. Urabura ngendika bose. Gusa ibindi kukurabura ntabwo bishobora gusimbura kugira umutima mwiza. Imbere y'umugore wawe ukagira umutima mwiza, gukunda cyangwa se kubaha abagore, ahubwo ni inyongera ndi kukubwira. Ese wari uzi yuko umugore ugukunda agerageza kukwisanishaho? Icyo kintu wari ukizi? Tega amatwi neza aha hantu. Umugore ugukunda agerageza kukwisanishaho. Nuko abagore baremye, bitewe n'umugore amarangamutima afitiye umugabo we, uzamubwirwa nuko ashaka kwambara imyenda isa n'iy'umugabo we, kurya ibiryo umugabo we yakunda, kabone n'ubwo uwo mugore yaba atabikunda, aba agomba kugerageza akisanisha n'umugabo we kugira ngo bakomeze bari kumwe 5 kwa 5. Nta kindi bagamije rega, abagira ngo ubone yuko akuba hafi kenshi. Nta wundi mugabo yabikorera kubera yuko niwe yarutishije abandi. Icyo kintu banze ukibike ku mutima bagabo. Nongere mbarabure, kandi kantu kajya kabisoba kakabitsimba. Namwibuke kubwira abagore banyu ko basa neza, yahinduye imyenda, yahinduye inzara, yahinduye imisatsi, bakabona ari ibintu biraho bisanzwe. Oya, ntabwo ari ibintu biba bisanzwe guys. Ibyo bintu byose kubimubwira ni ingenzi cyane kubera yuko bituma abona yuko mwitayeho. Ndacyabarabura mwabagabo mwe, nibyo mugiye kubibwira abandi bo hanze. Abandi bo hanze kweli. Ikindi niba ubona ufite umugore ari kugerageza kugabanya ibiro, akabona nyine ari guhatana cyane, mubwire kabone n'ubwo waba ari kumubeshya. Murabure, ibintu aba bikeneye kubyumva, arabikeneye kandi abikeneye kuri we biturukaho, ntabwo abikeneye ngo bituruke ku bandi. Oya, niba hari umwambaro yambara ukabona ibiro bisa nk'ibyagabanutse, mubwire
ariko ibi ngibi ndi kukubwira bimubwiye mu buryo bumwubaha, hano kuza uhubaguri kuvuga amagambo turikagurika nk'injugu. Yatuza umubwiye mu ijwi rituje ati mugore wanjye uyu mwenda urakubera. Mubwire mu ijwi rituje. Reka mugabo nsoreze kuri iki ngiki, kuba wenda ugira gutya ukaba uhatana cyane kugira ngo mu rugo babeho neza, kugira ngo bambare neza banyure mu bandi, wumve ko ariko kwerekana urukundo nyakuri. Oya, ntabwo bihagije. Burya umugore akunda kunezezwa n'utuntu dutoya. Ntabwo ari uko wenda wagiye ngo wahashye cyane, ngo sinzi ngo wahatanye cyane. Abagore bakunda gusoma utumesaje twiza, utumesaje twiza, twa tugambo twiza two mu matwi turyoheye amatwi. Kumubwira ko umukunda nubwo wabivugaga kera ukimutereta, n'ubu aracyabikeneye. Ntabwo ari ibya kera gusa. Kumubwira bya bindi ukunda, kumubwira ibyo yakoze ko ari byiza. Mu yandi magambo, guha agaciro imirimo ye, guha agaciro imirimo ye, nubwo wowe ko imbere yawe wenda wowe ubona ko nta kintu ivuze itanarenze, birabashimisha cyane. Kumuha impano, ese ubyibuka ryari? Kumuha impano ukabona nubwo waba utayiguze, ufite ahandi hantu wayishimuse, akantu niyo yaba idahenze, gira gutyo ukakamuhereza, birabanyura cyane, bigaragaza ko umwitayeho, bituma yumva anezerewe. Gerageza gendika bose, nkomeza kukurabura. Nubwo ibintu byose bari byinshi wakorera umugore akanezerwa, akabetse ubikiye ahangaha. Utarakanda subscribe, kandaho none ahangaha, kandi no kubona ako kazogera ikiganiro nteretseho cyangwa se ikindi kintu runaka, n'amafilime, indirimbo zisobanuye, byose bisobanuye mu Kinyarwanda. Kandi like uzajya ubibona mu ba mbere. Ciao ciao, ndabakunda cyane cyane.